uyu munsi ikintu nabazaniye nazanye ijambo rivuga ngo gutegeka. Niryo jambo nazanye, gutegeka. Yego. Keye Eliya w'itishubi umwe mu basuhuke b'i Galeyadi asanga haba aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho. Yego. Iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka. Yego. Keretse aho nzabitegekera. Yego. Yes, bakunzi ba Concord TV show turabasuhuje aho muhereye hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga bumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndiratuma Imana Concord. Reka mfate umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikandaho gusabiye umugisha. Naye nabasezeranije ko nazajya mbicisha irungu, niyo mpamvu nibereye hamwe n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, umuntu cyane icyo muziho ni ugutegeka abarozi bakihana cyangwa bagapfa. Icyo nicyo muziho pe, nicyo muziho. Mukanoheri Joseline, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina ni yayandi, ni Mukanoheri Joseline. Ndi umubyeyi ushima Imana w'umwana umwe n'umugabo. Ibirenze by'Imana iduha n'umugisha. Yego. Imana ishimwe, kudusengera. Twongeye kugushima uwera wisumba byose, uruwera kandi uri umutabazi. Nongeye kuguhimbaza kongeye kutugeza amasaha tugihumeka umwuka bazima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nongeye kuguvugiriza impundu, nongeye kukuzamura icyubahiro. Amamara kubera kurabishoboye, amamara kubera ko icyubahiro ari icyawe. Izina ryawe nirishirwe hejuru. Ndagushimye ko ukomeje kutubera amaso, ndagushimye ko ukomeje kutuzenguruka, ndagushimye ko ukomeje kurinda abamama, ndagushimye ko ukomeje kurinda abapapa, abasore n'abakobwa ntubibagirwa, abana batoya ho nakarusho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimye mwami komeye ko ngaruka kuri kamera. Izina ryawe nirishimwe. Mwamire kubane natwe ndetse utwigaragarize nk'Uwiteka, ndetse biravugirwa aha hantu Uwiteka Nyiringabo bibe biturutse iwawe mu ijuru. Utumanurira imbaraga na mwuka wera. Yesu gukomera kwe kugaragara ahantu kandi abarabireba iki kiganiro. Yesu harimo abari buse gukizwa, ndetse harimo abari buse gukira, ndetse harimo abarakira agakiza. Abo bose bari mu rugero rutandukanye, ariko Yesu twemerera ubane natwe, ndetse iri jambo tugiye kwiga ritubere iry'umugisha ndetse ryugurira imitima yacu. Urakoze kubikore kwibasha ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Turi ku isaha ya saa 11 zibura iminota 6, ubwo turi saa 10:54. Isaha ya saa 11 kuri wisobanura iki ko tugiye kuyegereza? Ari ikintu yiziho? Saa 11 z'umugoroba. Iyo nzi ni ya saa 9. Ya saa 9 yiziho iki? Nyizi ko habaye igitangaza. Kimese gite? Ubundi isaha ya saa 9 raba ngo Yesu akibambwa. Yego. Ngariko ngo ku isaha ya saa 9 ngisi yose ngicura umwijima kuva ku isaha ya 6 kugera ku ya 9. Ku ya 9 ngisi yose icura umwijima, sibyo rata? Ngariko ikimara gucura umwijima ngabantu babibonye ngo baratangara, ngo barangije ngo baravuga ngo nukuri ngo uyu muntu yari umwana w'Imana koko. Nukuri. Yego. Ariko uziko bamuteye icumu mu rubavu ngo amaraso arataruka ngo mu jisho ry'umusirikari. Yego. Ngo wari ufite ijisho ryahumye ngo yahumye. Yego. Arangije aratangara. Imana ishoboye byose. Ubwo rero wakagombye guhita wiyaranje ati saa 11 binyibutsa yuko hari hashize amasaha 2 igitangaza. Nukuri. Nanjye nta birenze saa 11 nyiziho. Nibyo ariko nahita mvuga nti kuko turi mu iyobokamana hari hashize amasaha 2 umwami wacu atanze kugira ngo abari abanyamahanga natwe twitwa ubwoko. Nukuri. Na Joseline wo mu ntuza wo mu Burera. Wo mu Burera. Nawe yitwa umwana w'Imana. Kukiyaga. Concord w'inyamyumba. Nawe yitwa umwana w'Imana. Haleluya. Amina. Mose ndikubona ufite morali. Ose ndikubona ufite morali kabisa. Imana ishimwe. Imana ishimwe pe. Uduhishiye iki?
waduhishiye iki ugiye kuduhishurira, cyangwa se mu yandi magambo watuzaniye iki? uyu munsi ikintu nabazaniye ni ijambo rivuga ngo ijambo nazanye riravuga ngo igihe gutegeka, sibyo? nazanye ijambo rivuga ngo gutegeka, niryo jambo nazanye. Gutegeka? Yego. Sawa, niryo jambo nazanye. Gutegeka ni inshinga yitondaguye, niko twabyigaga. bavuga ngo ndategetse, urategetse, arategetse, murategetse, barategetse, turategetse, murategetse, barategetse. Yego. Yego, tegeka niko bimeze. tugiye mu ijambo. Yego. tugiye gusoma Abami ba mbere. Yego. ibice 17. turahera ku murongo wa mbere. Eliya ateza amapfa yihisha ku kagezi kitwa Keriti. Bukeye Eliya w'itishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga haba, aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, yego, iyo nkorera iteka, yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka, yego, keretse aho nzabitegekera. Yego. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, va hano ugende werekera iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Keriti, ahateganye na Yorodani. Uzajye unywa amazi yako, kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Keriti ahateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Nukuvuga ngo Eliya yegeye Ahabu, yakoresheje icyo bita gutegeka. Imana ishimwe. Eliya yarategetse, arangije abwira Ahabu ngo nkurahiye Uwiteka Imana yanjye nkorera ko nta mvura cyangwa ikime bizongera kugaragara aha hantu. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Nari ukuntu wategeka uburwayi ukavuga ngo uhereye uyu munsi waba urwayi we, ndagutegetse ntuzongera kugera mu buzima bwanjye, nta nubwo uzongera kumbaho karande. Imana ishimwe. Turi mu gutegeka. Haleluya. Amen. Ariko Imana irangije ibwira Eliya ngo genda wihishe ku kagezi k'ikureta. Haleluya. ngo ugende ugumeyo, ngo nzategeka igikona ngo kice kikugaburira. Haleluya. Nukuvuga ngo amanu y'Imana aramumanukiraga. Haleluya. Nawe hari ukuntu amanu y'Imana yakumanukira ukagirirwa neza. Haleluya. Hari ibyo Imana yagutegekera ikabitegeka mu izina rya Yesu, bigakurwaho mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Ngariko Eliya igihe kigeze, ngo Imana ikamya ka kagezi, ngo ihagarika n'igikona. Haleluya. Hari ukuntu Imana yakitugirira neza, ariko yarangiza ikaduteza n'ikiba. Ntabwo ibibazo byose tugira ari Satani uba wabiduteje. Yego. Hari ukuntu Imana iguteza ikibazo kubera ko ituretse mu munezero, twakwirara ntituzamenye ko ari Imana yakoze. Yego. Haleluya. Amen. Irangije ikamya ko kagezi ndetse ihagarika n'igikona, ariko iramubwira ngo ugenda aho bita Sarefati. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. ngo kubera kurasanga y'umupfakazi, bivuze ngo uwo mupfakazi niwe wari kumugirira neza, niwe wari kumukiza inzara, niwe wari Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Eliya arangije aragenda asanga uwo mupfakazi ngo arimo gutoragura udukwi ku irembo. Haleluya. Eliya arangije aramubwira ngo mbabarira. Yarangije aramubwira ati ndashaka ngo umpe amazi yo kunywa. Haleluya. Amen. Umupfakazi arangije aragenda, ariko ataragenda Eliya arangije aramubwira ngo nubwo ugiye kunzanira amazi, umbabarire umvugire n'umutsima, kubera ko inzara iranyishe, merewe nabi, nawe byashoboka ko
umupfakazi arangije aravuga ngo nkurahiye Uwiteka Imana yanjye nkorera, mu giseke harimo agafu gakeya ndetse mu iherezo harimo utuvuta dukeya, ubu natoraguraga udukwi ngo njye n'umwana wanjye ngo tuvuga ko gatsima ngo niturangize twipfire. Imana ishimwe. Kumvira Uwiteka bigira umumaro. Ngari ku mupfakazi yitegereje neza, Eliya aramubwira ati ngaho rero genda ubanza umvugira kanjye. Ariko uwo mupfakazi yumvira Eliya kubera ko muri Eliya harimo amavuta y'Uwiteka. Mupfakazi aragenda agira ute? Avuga ko gatsima. Arangije agaburira umukozi w'Imana. Akimara kumugaburira, Eliya aravuga ngo uhereye uyu munsi ntabwo mu giseke cyawe hazaburamo ifu, uhereye uyu munsi ntabwo mu herezo ryawe hazaburamo amavuta. Ariko amavuta ni agaciro. Eliya yagendanaga amavuta, haleluya, aricyo cyamuteye gutegeka akabwira Ahabu ngo nkurahiye Uwiteka Imana yanjye nkorera ko nta mvure cyangwa ikime bizongera kugwa mu uyu mudugudu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nawe hari ukuntu wategeka ufite kwizera ukavuga ngo waba urwayiwe, wamadeni we, wakigeragezo we, ndagutegetse mu izina rya Yesu ntabwo uzongera kunjoga, nta nubwo uzongera kunsuzugura. Imana ishimwe. Ariko Imana yitegereza uwo mupfakazi, imaze kumuha ibyo byose, arangije azamura Eliya mu cyumba cyo hejuru, aragenda aramucumbikira. Ariko Imana imwitegereje, bati uyu mupfakazi iburetse nawe. Eliya namukamirije akagezi, mwohereza Serifati. Uyu mupfakazi nawe reka mugerageresha ikindi. Imana irangije yica umwana w'uwo mupfakazi mukuramo umwuka. Haleluya. Ariko mupfakazi aravuga ngo ariko Yesu uyu muntu w'Imana yaje hano kunyicira umwana, yaje kwibutsa. Ariko Yesu, haleluya. Mupfakazi arangije aterura umwana, arangije amushira, abwira ahamagara Eliya, amubwira ati nukubera iki waje kwibukiriza icyaha cyanjye akaba umwana wanjye umwishe? Nukubera iki? Ariko Eliya arangije amubwira ngo genda unzanire uwo mwana. Eliya arangije amuzamura mu cyumba cyo hejuru, Eliya arangije amupfukamaho, abwira Uwiteka ati amaso yanjye arabona, amatwi yanjye arumva, umunwa wanjye uravuga, ndimo guhumeka, nyemerera usubize mu bugingo bw'uyu mwana. Haleluya. Yongera abe muzima. Imana irangije yumvira Eliya, umwana arangije aba muzima. Eliya arangije aramufata amusubiza mupfakazi. Mupfakazi nawe amubonye, abibonye aravuga ati uri umuntu w'Imana koko, uri umuntu w'Imana koko. Hari ahantu bazagupinga, ariko hari naho uzagera bavuga ati uri umuntu w'Imana koko. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu ntabwo bigeze bamwemera. Hari aho yageraga bakamujugu, bakamutera amabuye, hari aho yageraga bakagira ute, hari aho naho yageze bashaka kumusunikira mu manga, ngo ariko Yesu abanyuramo arigendera. Haleluya. Hari ukuntu hari ibyo utambuka ukagenda. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu akugirire neza, Yesu agufukurire iriba, Yesu agira ibyo ategeka ku buzima bwawe, Yesu agusuke amavuta. Haleluya. Ngigiye cyarageze ngo Dawidi arangije aravuga ngo ngese nukubera iki mwakongera kunsuka amavuta ndi mu nzu? Ngahubwo nimuzenguruke muri karitsiye ngo muvuga ngo amavuta kuri Dawidi, amavuta kuri Dawidi. Nawe Imana umunsi gusuke amavuta mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana igusuke amavuta. Wawe uri kumva iki kiganiro, Imana igusuke amavuta, Imana iguhereze mano, Imana iguhe gutegeka. Haleluya. Yesu azatugirira neza nimuhumure bwoko bw'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ishimire Imana. Amen. Imana ishimwe. Amen. Gutegeka. Eliya arategeka ati ndategetse. Ndategetse. 3 n'igice. Nta mvura. Nta n'ikime. Nta n'ikime. Arangije aragenda anategeka nawe mukecuru atako gafu ufite kamvugira. Banzumpe. Arakomeza arategeka. Umwana w'uwo mugore yapfuye, aragenda ati ndategetse mwana bamuzima mu izina rya Yesu. Ariko se iyo mupfakazi yinangira umutima, ibyo byose byari kumugeraho? Wapi. Ariko kumvira Uwiteka nibyo navuze bifite umumaro. Yanze kwinangira umutima, Imana
byarageze Imana irangije nawe imwuzuriza ifu mu giseke, irangije imuha n'amavuta. Haleluya. Irangije nta nubwo ni nkaho yari yamushinjije ubundi muri make kugira ngo igerageze nde mupfakazi. Hari n'ikigerageza Imana iduha kugira ngo irebe uko turacyitwaramo. Hari n'ikigerageza iduha kugira ngo tutazirana. Haleluya. Amen. Abategereje Uwiteka nimuhumure kandi mukomere. Haleluya. Hari ugutabarwa nyuma y'ibibazo. Ariko Yesu katurekeraho amasaha ari kuducika. Guma mu mavuta. Imana ureba urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana mahoro, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rugendo, n'amarira azaba mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru. Yesu notayarabosante, ariko Yesu tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Imana ishimwe. Utugirira ubuntu Mana ihoraho mu rugendo rwacu dufite, utwoherereza umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo n'amarira azaba mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Sinshaka gukorera abami babiri nk'uko isi n'ijuru, nk'inkunda bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Hariho abana urupfu rwa Yesu nibo barungurutse mu mva, Yesu ngo yamaraga kuzuka mu mva, hanyuma yagiye mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. No mugiye tugendera muri isi tuyibona nk'ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ari ko Imana ibishaka. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera,
tuzambara tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo nta marira azaba mu ijuru. hataba amarira nta handi ni mu ijuru, niho nkwifurije kuzibera. Mukozi w'Imana reka dusoze, utange nimero ubundi unadusengere dusoze ikiganiro. Amen. Akadusenge mu izina rya Yesu. Yego, na nimero yawe ntuyibagirwe. Yego. Yesu turagushimye, urera urakiranuka, uri umukozi w'umuhanga. Turagushimye kubanye natwe, izina ryawe nirishimwe. Ukubanye natwe mwami, unyemerera ubane n'abantu barareba iki kiganiro, unyemerera ubane n'abo mu izina rya Yesu. Kandi urabasha kureba iki kiganiro, hagira aho kimuvana ndetse hagira n'aho kimugeza. Kandi urakireba wese, umuhereza umugisha mu izina rya Yesu. Umuhereza umugisha uturutse iwawe mu ijuru, mu rubyaro utanga umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro mwami. Ngaho bana natwe data, ukomeze utwiyoborere, ukomeze ubane natwe data. Yesu uri Imana ishoboye byose, nyemerera ugenderera ubwoko bwawe, nyemerera ubugirire neza data, wongere ubugarukeho Yesu, wamanura amanukiyesha icyubahiro. Hari abo wahagutegeka mwami, bagategeka ibyabo baburira ishusho, ariko Mana bikabonekamo ishusho mu izina rya Yesu. Icomeje ni Satani n'abadayimoni, nirukanye imyuka mibi, nirukanye karande mu izina rya Yesu. Imbaraga zose zahagurukira kubarwanya, izo ngizo nzitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, urakoze kubanye natwe, urakoze kubikoreye kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu. Amen. Nimero ni 078 666 45 86.